Yesu ashimwe. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe. Reka uwushingire ku ijambo ry'Imana. Nubigira ubuzima ntabwo uzabyicuza, uzagira ubuzima burimo imbaraga z'Imana, uzagira ubuzima bugenda bugwiza kubaha Imana kuko ufite ijambo ry'Imana ribikiwe mu mutima wawe. Ikindi uzagira ubuzima butsinda imiyaga n'ibibazo bitandukanye by'isi. Mwibuke ko mu isi twumva amagambo menshi mabi, twumva ibiduca intege byinshi bitandukanye biva mu bantu batandukanye. Iyo wigwijemo ijambo ry'Imana bisanga ufite imbaraga, bisanga ukomeye ntibikubashe. Reka rero dukomeze gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 23. Nkaba mfite ibyiringiro ko nawe wagize umwanya wo kubisoma ku giti cyawe. Turasoma kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4. Yesu arimo aravuga ku banditsi n'abafarisayo, aravuga ngo bicaye ku ntebe ya Mose, ngo nukorera ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Mu by'ukuri aba bantu Yesu yavugagaho, abanditsi n'abafarisayo, hari umugayo wari uri ku buzima bwabo. Bigishaga abantu ibintu by'amategeko aremereye. Yesu abavuze aravuga ngo bikoreza abantu imitwaro iremereye ngo bo batabasha kuyikoraho namba. Mu rugendo rwacu rwa Gikristo tuzahura n'ibi bintu. Uzahura n'umuntu wigisha cyangwa se uvuga nawe ibyo atarimo no kugerageza gukora. Yego twese turi mu rugendo, turifuza kugana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo, ariko biba ari akaga iyo uhuye n'umuntu ukubwira uvuga ibintu atagerageza gukora, atarimo nawe atari muri urwo rugendo rwo kugerageza kubikora. Ariko icyo navuga ahangaha isomo nakuramo, Yesu yarababwiye ngo mwumve ibyo bavuga ariko ntimukurikize imikorere yabo kuko atari myiza. Inshuro nyinshi muri urugendo rwa Gikristo tujya tubona urwitwazo, ukavuga ngo uwanyigishije iby'agakiza yaraguye, yarananiwe, uwanyoboye muri iyi nzira yarananiwe, none nanjye ubwo ngubwo mbivuyemo. Oya, Yesu kunguko yababwiye ngo mwumve ibyo bavuga, ko ibyo bavugaga byari byiza, ariko ntimwite ku byo bakora. Nawe ntagire urwitwazo na rumwe ushyira mu buzima bwawe, uvuge ngo abanyoboye mu by'agakiza babivuyemo, nanjye rero ni impamvu yo kubivamo. Oya, Yesu kuko yavuze ngo nibumve ibyo bavuga be kwita ku byo bakora, nawe rero kabikubere uko nguko. Ufite ijambo ry'Imana, ufite Kristo wo kureberaho, ntakagira ikintu na kimwe wagira urwitwazo, kuko niduhagarara imbere y'intebe y'Imana ntabwo uzava ngo kanaka yaraguye ngo nanjye ndagwa, ngo yakoze ibyaha runaka nanjye nsanga ndi uwo kubikora. Oya, urwo ntabwo ari urwitwazo ruzemerwa imbere y'Imana. Umwami Imana rero akugwiriza imbaraga, ugwiza ijambo ry'Imana muri wowe, kandi nubona ku muyobozi wawe w'umwuka ikintu gitandukanye n'icyakubwira, ntibikubera impamvu yo kuva kuri Kristo. Kristo ntahemuka, Kristo ntahinduka, Kristo ntabwo we yivuguruza. Reka dukomeze ku murongo wa 10. Harambwira ngo kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Uyu ni umurongo uduhiga, tugeze kubivuga mu bice byabanje. Kwitwa mukuru, guhabwa icyubahiro, mu by'ukuri biraryoha, ariko ukwiriye wowe gutoza umutima wawe, nanjye gatoza umutima wanjye, tukibuka ko umukuru muri twebwe ari Kristo. Nta muntu w'igitangaza, nta muntu uruta undi. Uhora bitoza umutima wawe, wibwira ngo umukuru ni Kristo, umukuru niwe, ni uwo nguwo, niwe tureberaho. Nta wundi muntu mukuru wakumva abaye igitangaza ku buryo yaruta Kristo. Ibi bintu iyo byanditswe mu mitima yacu biturindira mu guca bugufi. Abantu baduha icyubahiro, abantu badukoma amashyi, ariko uzahore wibuka ko umukuru ari Kristo, kandi ko nta kintu na kimwe ufite kitari intizanyo. Buri gihe cyatuma bagukomera amashyi nuko Kristo aba yakigutije. Ku murongo wa 12 harongera katubwira ngo uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ni ukuvuga ngo ijuru rimanukira gushyigikira umuntu wese wicisha bugufi. Nongere mvuge ko umwitozo wo guca bugufi atari umwitozo woroshye, kandi n'umwitozo ukorerwa mu mutima abantu batareba. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kugira ubwibone ariko abantu ntibanabibone buhishe mu mutima. Reka rero wowe nanjye dufatanye urugendo rwo guhora tubwira imitima yacu ngo imitima yacu ca bugufi, umutima wanjye ca bugufi, kuko umuntu uciye bugufi ngo azashyirwa hejuru. Ni ukuvuga ngo Imana izaharanira kumushyira hejuru, ariko umuntu wibona, umuntu wishyira hejuru, ijuru ubwaryo niryo rizamurwanya, ijuru ubwaryo niryo rizamumanura. Rero reka twebwe batangira urugendo rw'agakiza, cyane cyane abakora imirimo igaragara ikomerwa amashyi n'abantu, uzajya uhora utoza umutima wawe guca bugufi. Reka tubifatanye kuzagera ku iherezo ry'urugendo. Ku murongo wa 14 kumanuka kugeza hepfo gatoya haravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca. Muryarya nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. 25 ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. 26 ngo umufarisayo uhumye we banza woze imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Nitegereje iki gice byavuzwemo inshuro nyinshi, ikintu Yesu yatinzeho n'uburyarya.
reka Imana itugirire ubuntu mu mutima wawe uzajya uharanira kuhatunganya. Yakomeje kubabwira ngo mwoze imbere y'igikombe, mwoze imbere y'imbehe, n'inyuma hazabona kuba heza. Mu byo yabaga yaravuze ngo murarya ingo z'abapfakazi kandi mukavuga amasengesho y'urudaca. Niba ari ikintu kitanezeza Imana, ni ukumva dufite amasengesho y'urudaca ariko n'umutima uri mu buryarya, n'umutima wanduye. Igihe ubona imisengere yawe, amagambo uvuga atandukanye n'ubuzima bwamwe imbere, uzajye wihutira gushaka Imana, gupfukama kubwira Imana uti Imana ntabara nkiza, umutima wanjye urimo ububi, urimo uburyarya bitandukanye n'ibyo imvuga inyuma, bitandukanye n'uko abantu bambona. Muri iyi si ya gikristo niba ariko navuga, cyangwa se ya kirokore, tujya tugira amasengesho menshi tukavuga cyane pe, dushobora kumara umunsi tuvuga ibingibi Bibiliya yise amasengesho y'urudaca. Ntabwo ari bibi y'ibyo tuvuga ku munwa bihuye n'ibiri mu mutima, ariko bihinduka urusaku mu matwi y'Imana iyo tuvuga amasengesho y'urudaca bitandukanye n'ibiri mu mitima yacu. Uko rero Yesu yakomeje kugaya abafarisayo, abagaya uburyarya, abagaya gutunganya iby'inyuma, ibyamwe imbere bidatunganye. Uzabyirinde, ni umutego uteye ubwoba idini rishobora kutugushamo, kubera ko idini n'abanyamadini, natwe dusura abanyamadini, bareba iby'inyuma, bazareba ibyo watunganyije, bazareba niba witabiriye repetition, bazareba niba nako tuzareba, reka nanjye nishyiremo, tuzareba niba witabiriye amateraniro, tuzareba niba wakoze ibikorwa bitandukanye twagusabye gukora mu nzu y'Imana. Ariko Imana izareba mu mutima n'icyaguteye kubikora. Reka no gutunganya iby'amadini dusengeramo adusaba ntibitwibagize kureba ibyamwe imbere mu mutima. Yarabaga yaravuga ngo ayo masengesho y'urudaca, nyamara murya ingo z'abapfakazi, rwose ibyo bintu ntako bimeze. Reka rero buri munsi, umunsi ku wundi, uharanire gutunganya umutima wawe. Ntugire amasengesho y'urudaca ariko ashingiye ku buryarya, ntutunganye iby'inyuma ariko ibyamwe imbere bidatunganye. Yarababwiye ngo muri abapfapfa, nimutunganye ibyamwe imbere n'iby'inyuma biraza kwikora. Umwami Imana tugwirize umutima w'ukuri, umutima uboneye. Ku murongo wa 37 aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu maba yayo, ntimunkundire. Uyu murongo icyo nawukuyemo nuko inshuro nyinshi Kristo yifuza kutubundikira, yifuza kutuyobora inzira, kubera ko tuba tutazi ibyejo hazaza, ibyo mu kwezi gukurikiraho, ibyo mu mwaka utaha, ariko twebwe tugahitamo kwicira inzira, ukavuga ngo ngewe ndabizi ibi ngibi nibyo biri mu bwenge, iyi decision nizangirira umumaro, kandi twaba turi mu kubikora binyuranye n'iby'Imana idushakamo. Rero natwe turabwirwa amagambo nk'aya ngaya yabwiwe Yerusalemu, mu inshuro nyinshi nifuje kukubundikira mu mababa yanjye ariko urananira. Inzira z'Imana zizahora zitunganye, zizahora ziboneye, zizahora zirimo ubwenge kuruta ubwenge bwawe, kuruta ubwenge bw'abanyabwenge. Reka rero twemere kuba abantu Imana ishobora kubundikira mu mababa yayo. Nikugira inama uzajya uyemera, kuko ibyejo hazaza ntabwo ubizi kandi yo irabizi. Uyu mwanya ushobora kubona ari decision y'ubwenge ariko utazi ingaruka zizayivamo mu mwaka utaha. Umwami Imana kugire neza rwose, umwemerera bundikire ubuzima bwawe, kandi duharanire kurandura uburyarya bwose mu mitima yacu. Ejo Imana itazatugaye ivuga ngo twagize amasengesho y'urudaca ariko yareba mu mutima igasanga haranduye. Rero uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi wanjye. Umwami Yesu aguha umugisha, akugwiriza imbaraga kandi agushoboze. Ugire umunsi mwiza, ugire umunsi w'ubutsinzi. Murakoze.